Abantu benshi bavuga ko ubukene ari amahoro y'Imana, abandi bakavuga ko ari ibintu umuntu yavukanye, ariko ibi si ukuri. Ubukene kenshi buba ari ingaruka y'imyitwarire yacu, imyumvire yacu n'uburyo tubonamo ubuzima. Hari akazi gato, ibintu ubona nk'utuntu tudafite umumaro, ariko iyo dukoze imyaka myinshi tuguhindura umuntu uguma mu bukene. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe ibintu 13 umuntu akora bigatuma aguma akennye ubuzima bwe bwose. Kanda subscribe hamwe na like kugira ngo dukomeze tubane. Ikintu cya 10 n'icya 13 ni ingenzi cyane kubyumva kurusha ibindi. Nkagusaba kureba iyi video kuva itangiye kugeza ku musozo. Niba ushaka kuva mu bukene, tanga usobanukirwe ibi bintu, ubihindure, ubuzima bwawe buzahinduka. Ikintu cya mbere, kwirengagiza kwiga ibintu bishasha. Umuntu uguma akennye ni wa muntu wumva ko ibyazi bihagije, ugasanga ntashaka gusoma, kumva amakuru cyangwa kwiga ku bintu bishya. Isi irahinduka buri munsi, abakire bateye imbere bose bahora biga. Urugero, umuntu wamenyereye gukora akazi kamwe imyaka 10 atigeze yongeraho ubumenyi bushya, igihe akazi kahagaritswe ahita acika intege kuko nta bindi azi. Iyo umuntu ahagaritse kwiga, aba ahagaritse gukura mu bitekerezo cyangwa se icyo twita mindset ye. Isi irahinduka buri munsi, ikoranabuhanga riraza rishya, uburyo bwo gukora amafaranga bugahinduka, ariko ugasanga hari abantu batarashaka kumenya ibintu bisha. Urugero, tekereza umushoferi wamaze imyaka 15 atazi gukoresha GPS cyangwa se telefone ya smartphone. Igihe amasosiyete ashizeho uburyo bwo gukoresha application mu gukora akazi, we ahita yirukanwa kuko nta bindi ashoboye. Aho kugira ngo yige ibintu bishya, aba yirengagije amahirwe. Ujya wiga buri munsi nubwo ari iminota 30 gusa, gusoma igitabo, kumva podcast, kureba video nyinshi, byose bizatuma uva mu mwijima w'ubukene. Ikintu cya kabiri, kwirinda gufata ibyemezo bikomeye. Abantu benshi babaho muri comfort zone, aho bumva bari mu mutekano nubwo nta kintu kinini bagezeho. Ugasanga umuntu yatinyaga gufungura business, gukora icyaha cyiza cyangwa kujya kwiga ikintu gisha. Iyo utangiye gufata ibyemezo, uba wemeye kuguma aho uri kandi ugahora isi ihora guhindukaho. Hari abantu benshi babaho batinya gufata ibyemezo, ugasanga umuntu afite igitekerezo cyiza ariko akavuga ati ngo oya ejo, ariko ejo ntiragera. Urugero, umuntu ashobora kuba afite amafaranga 100,000 akumva yifuza gufungura business, ariko agatinya ngo birashoboka kunanirana. Igihe undi abyitinyukiye amahirwe, we aguma mu bukene. Ntugatinye gufata ibyemezo nubwo byananirana, uba wungutse isomo kandi nta wigeze atera imbere adakora amakosa. Ikintu cya 3, gufata igihe ku bintu bidafite umumaro. Igihe ni ikintu gikomeye cyane, ariko abantu benshi bagikoresha nabi. Ugasanga umuntu yicaye ku mbuga nkoranyambaga amasaha 6 asoma ibintu bitagira icyo bimumarira, cyangwa akaganira ibintu bidafite agaciro. Urugero, umuntu ashobora kumara amasaha 4 kuri TikTok cyangwa se kuri Facebook, ariko igihe cyose cyo gusoma cyaza igitabo cy'isaha imwe kikamutera ubunebwe. Nyuma y'umwaka usanga ubumenyi bwe ari ubwa kera kandi ubuzima bwe butarahinduka. Gukoresha amasaha menshi kuri telefone, ku mbuga nkoranyambaga, kureba filime umunsi wose cyangwa kuganira cyane ku bidafite inyungu, byose gitwara igihe cyakagombye gukoreshwa mu kubaka ejo hawe. Ukeneye kwibaza buri munsi, igihe cyanjye kiri kumbanira neza amafaranga cyangwa se kiri kuyansigira? Buri munsi wibaza uti, igihe cyanjye cy'uyu munsi kirimo kungirira umumaro cyangwa kirimo kumpombya? Ugiye ubitekereza gutyo, buri munsi uzabona impinduka mu buzima bwawe. Ikintu cya 4, kunyurwa no kwishimira gusa iby'uyu munsi, kutagira gahunda yo kuzigama. Umukene agahora avuga ngo ndyoherwe ubuzima, ejo n'ejo, ariko umukire akavuga ngo reka ntegure ejo kugira ngo ejo niziryohereze. Ukeneye kugira gahunda yo kuzigama nubwo amafaranga ari make. Uyu munsi wowe washyira 500 ku ruhande buri munsi mu mezi 12, uba ufite amafaranga ashobora gutangira akantu gato. Abantu benshi babaho bavuga ngo reka ndyohere uyu munsi, ejo ni iyindi si.
ariko iyo ejo igeze usanga ntacyo bagezeho. Urugero, umuntu akabona amafaranga menshi ku mushahara akayajyana kunywa inzoga, kugura imyambaro ihenze cyangwa kujya mu birori. Nyuma y'amezi make iyo ahuye n'ikibazo nta kintu aba afite. Ibuka ko ejo hazaza hawe hashingiye ku byemezo bifatwa uyu munsi. Nubwo amafaranga yawe ari make, shyira ku ruhande make buri gihe. Abantu benshi batangiye kuzigama 500 ku munsi, nyuma y'umwaka bafite igikorwa cyabateje imbere. Ikintu cya gatanu, gukoresha amafaranga yose yawe winjiza. Umuntu uguma akennye ni wa wundi winjiza amafaranga 100,000 akayakoresha yose rimwe na rimwe, akanayakoresha ayo atarakagombye guteganya. Abantu bateye imbere babanza kwishyura. Ubukungu bwabo ni ukuvuga ngo kubanza kuzigama cyangwa gushora mbere yo gutakaza. Iyo umuntu akoresha amafaranga yose yinjiza ntashobora gutera imbere. Urugero, umukozi w'iwacu yakoraga akazi ka guard ahembwa 80,000 buri kwezi, yaguraga inzoga n'imyenda, ntayo yazigamaga. Mugenzi we yazigamaga 10,000 buri kwezi. Nyuma y'imyaka 2 agura inka. Iyo nka itangiye kororoka bigatangira kumwinjiriza amafaranga. Ibyo bitwereka ko si amafaranga menshi atangira ubukire, ahubwo ni uburyo uyakoreshamo. Ikintu cya gatandatu, kumenyera gusaba no gutegereza abandi. Iyo umuntu yumva ko ubuzima bwe buzahinduka ari uko undi amufashije, aba yiyemeje gukomeza kuba umugaragu w'umukene. Ubutunzi bushingiye ku gukora icyiza, nubwo nta muntu urabona, si ugutegereza ko undi aguha. Abantu benshi babaho batekereza ko undi ari we ubakemurira ibibazo. Ugasanga umuntu aravuga ngo nta wakunze kuntera inkunga, ariko ntatekereza ko kubyo yakora ngo afashe ubuzima bwe. Urugero, umuntu ashobora kuba afite ubumenyi bwo gukora ibintu nk'ubudozi, ariko akavuga ngo nta mashini mfite. Inyamara hari abandi batangira bakoresha akabaho n'intoki. Tangira aho uri. Nta mukire watangiye afite byose, kandi iyo utegereje undi uzategereza ubuzima bwawe bwose. Ikintu cya karindwi, kutategura gahunda z'ejo zawe hazaza. Umuntu utagira gahunda ahora mu rujijo, ntamenya ahagana, bityo amahirwe amugera imbere akayamena kuko atazi icyo yashakaga. Andika intego zawe z'umwaka, za buri munsi n'ukwezi. Iyo utazi intego zawe uhora ugendera mu mwijima w'ubukene. Abantu benshi babaho batazi aho bagana, ugasanga umuntu akora buri munsi ariko atazi impamvu. Urugero, hari abantu benshi bakoze imyaka 10 ariko nta kintu bafite kigaragaza aho bagiye. Buri kwezi baba bavuga ngo ndateganya, ariko nta kintu banditse. Gufata ikaye ukandika intego zawe bizakugira umuntu utandukanye n'abandi 90%. Wandika icyo ushaka kugeraho mu mezi 6, mu mwaka no mu myaka 5. Ikintu cya 8, kugerageza gushimisha abantu bose. Ugasanga umuntu agura ibintu bihenze kugira ngo abandi bamubone neza, agasohora kenshi kugira ngo agaragare neza, cyangwa agakora ibintu bitamufitiye akamaro. Ibyo byose bituma utagira direction yawe bwite, ahubwo ugagendera ku bitekerezo by'abandi. Kandi nta mukire wubaka ubuzima bwe ku byo abandi batekereza. Umuntu wese ushaka gushimisha abantu bose arangiza nta n'umwe wishimiye, kandi we urushijeho kugorwa. Urugero, umuntu akagura imyenda cyangwa telefone ahenze ngo agaragare neza, ariko mu by'ukuri ari kwica gahunda. Ntukore ibintu kugira ngo abandi babibone, kora kugira ngo ubuzima bwawe bwiza. Abantu ntibazagukunda kubera ibyo ufite, bazagukundira kubera uwo uriwe. Ikintu cya 9, kunanirwa kugenzura amafaranga yawe. Abantu benshi bagera aho bahagarika imigambi yabo kubera uburakari, isoni, cyangwa kwihutira gufata ibyemezo. Ukeneye kwiga kwihangana, kwiyemeza no kugenzura ko wiyumva. Umuntu utabasha kugenzura amarangamutima ye ndetse umutungo we
ntashobora kugenzura n'amafaranga ye. Ubukene bwinshi buturuka ku bantu bafata ibyemezo mu burakari, mu isoni cyangwa mu bwoba. Urugero, hari abantu bacika ku kazi kubera barakaye n'umukoresha wabo rimwe, nyuma bakicuza. Hari abandi bafata amafaranga bagahita bayashora mu bintu batateguye kubera kwihutira gushaka inyungu. Kwihangana no gutegereza mbere yo gufata icyemezo ni ishingiro y'iterambere. Tangira wige kwicara no gutekereza mbere yo gukora ikintu cyose gikomeye. Ikintu cya 10, kwifatanya n'abandi badatera imbere. Iyo abantu bagusarawundinze abatagira intego, nawe uba ugiye kuba nkabo. Shaka inshuti zizakuganisha ku iterambere, abantu muganira nabo ku buryo bwo gukura mu bitekerezo. Si abavuga abandi cyangwa abamena amafaranga muri bare. Imwe mu mpamvu zituma abantu baguma bakennye ni ukugumana n'abantu batagira icyerekezo. Urugero, abantu 4 baba inshuti zawe basohoka buri ijoro, banywa inzoga, badatakaza igihe cyabo igihe babonye amafaranga. Buri gihe ubana nabo, niyo wagira igitekerezo cyiza bakaguseka, ugasanga nyuma y'imyaka 5 muraho muri. Inshuti zawe ni ishusho y'ejo hawe. Jya ushaka abantu baguteza imbere, bagushishikariza gukora, bigisha ibintu bishya cyangwa bagusaba gukora icyiza. Ikintu cya 11, gukunda kugaragara cyane kurusha gutekereza cyane. Umuntu ukennye ashobora gukoresha amafaranga menshi mu myambaro, amatelefone ahenze n'ibindi bigaragara, ariko ntashobore mu bitekerezo bizamuteza imbere. Ukwiye gusobanukirwa no kwambara neza atari ikibazo. Hari abantu benshi bashora amafaranga yabo mu bintu byo kugaragara gusa, ntibashore mu bibateza imbere. Urugero, umuntu ugura telefone ya miliyoni 1 ariko atagira icyo akorera online, akagura imyenda y'ijoro rimwe ariko atagira icyo yikorera mu buzima bwe. Ibyo ntibivuze ko ugomba kwambara nabi, oya, ariko ibuka ko gucuruza, kuzigama no gushobora ibitagira ishingo biramba. Mu gihe kugaragara bya kera bitanga ibyishimo mu minota mike. Ikintu cya 12, kudashaka kumenya uko amafaranga akora. Hari abantu benshi bavuga ngo simbasha ibintu by'imari, inyamara amafaranga niyagenga isi. Urugero, umuntu ashobora kubona amafaranga menshi mu gihe gito akayapfusha ubusa kuko atazi uburyo bwo kuyashoramo. Undi uzi uko amafaranga akora, niyo yaba afite make arayongera. Wiga uko amafaranga akora, shyira mu bikorwa ibyo wize. Soma ibitabo nk'icya Richard Poor Dad cyangwa The Millionaire Next Door. Umutungo uhera mu mutwe. Ikintu cya 13 aricyo cya nyuma, guhora wibona nk'umuntu ukennye muri mindset yawe. Iyo niyo bibi ya nyuma izindi zose. Iyo umuntu mu mutwe wawe wumva ko uri umukene, ushyiraho imipaka ituma udatera imbere. Utekereza nk'ibintu nk'umukene, ugafata ibyemezo nk'umukene, ibyo ukaba umukene koko. Tangira kwiyumvamo ko ushobora kuba ufite ubushobozi bwo guhindura ubuzima bwawe. Niyo ibintu bikiri uyu muntu yiyumvamo ubukene, atangira kubaho nk'umukene. Urugero, hari abantu benshi bavuga ngo nanjye ndi umukene, ntacyo nageraho. Iyo utekereza gutyo uba ufunze imiryango y'amahirwe yawe. Umuntu uba yizeye ko ashobora guhindura ibintu niyo hari amahirwe make. Tangira kuvuga amagambo meza, nshoboye iki, nshobora guhindura ubuzima bwanjye. Niba utangiye gutekereza gutyo, bizahindura imibereho yawe. Ubukene si ikintu cy'imperuka, ni imyitwarire n'imyumvire bishobora guhinduka. Nta muntu wigeze guhindura imyitwarire ye cyangwa wigeze aterwa n'imbere n'amafaranga gusa, ahubwo imyumvire ye n'imyitwarire ye nibyo bimuzamura. Niba muri ibi bintu 13 hari ibyo wibonyemo, ntugacike intege. Tangira guhindura kimwe, ejo hazahindura ikindi. Uko
uko bigenda biba bigufi uzasanga ubaye umuntu mushya ufite icyerekezo, uva mu bukene buhoro buhoro. Ubukire butangirira mu mutwe bukagaragara mu bikorwa. Nimba iyi video yagufashije kanda subscribe, andika muri comment ikibazo cyangwa se igitekerezo ufite cyangwa se inyunganizi ushaka kuduha, ukore na share kugira ngo n'abandi bantu bakomeze kubona iyi video. Komeza udushyigikire ukanda subscribe, turabashimiye, murakoze.